Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Uri umujene, uri umusore, uri umugabo cyangwa se uwo ari we wese ufite budget ya miliyoni 15 urashaka ahantu ho guhita utura, ahantu ho guhita uba, ndetse ukaba wanahakorera n'aka business tugufitiye shwade. Kuri miliyoni zawe 15 ufite aho ngaho tukuzaniye igipangu kirimo inzu ifite ibyumba 3 ndetse na salo. Ku ruhande hakaba la next ifite icyumba ndetse na salo, dushe na toilette biri hanze ndetse n'igikoni biri hanze. Biri i Rubavu mu Rugerero hafi neza n'ishuri rya hoteli. Uyu muhanda ndimo uri iruhande rw'igipangu neza. Murakaza neza ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, yewe uri mu cyakanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comments, byose ni ingenzi. Ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, even hano kuri YouTube, hose ni ingenzi. Nshimira abantu mwese mwakanze subscribe, mwarakoze cyane. Nawe turayikora uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi kandi buri gihe. Turahera hano hanze mbinjizemo imbere mu gipangu muharebe, ndetse n'ahantu heza cyane. Aya mazu yose ari mu kibanza gifite metero kare 270. Turahera kuri kano kazu ko hanze kari ushaka gukoresha nk'ubucuruzi cyangwa se ukajya kakodesha buri kwezi akakwinjiriza amafaranga menshi buri kwezi. Hari ni icyumba ndetse na salo, ni hanini cyane. Wumva ko ushaka kukodesha umuntu akakorera business ndetse akanahaba, cyangwa se nawe uhaguze ukaba wakorera business y'ubucuruzi ugacuruzamo utuntu dutandukanye. Tujye kwinjirana imbere mu gipangu mbereke n'inzu nini ifite ibyumba 3 ndetse na salo nkuko nabibabwiye. Inzu yacu nayo ni iyi ngiyi, murabona ko ari ahantu heza, ni igipangu cyiza cyisanzuye. Inzu yacu ni iyi, dushe na toilette biri hanze nkuko nabivuze, ndetse n'igikoni nabyo biri hanze. Amanex yacu ngaya. Iki gipangu cyacu kandi harimo amazi ngira ngo nayo ndaza kuza nyabirike hano. Dore amazi yacu ngaya, murabona ko ari igipangu kirimo ibintu byose. Kuri miliyoni 15 gusa zonyine harabahawe ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mitasi. Amanex yacu nayo ngira ngo dore ngaya, nayo murabona ko ari amanex ameze neza cyane. Igipangu cyacu cyose ibi byose mubona biri mu kibanza gifite metero kare 270. Zana miliyoni 15 zawe, iki gipangu gite kibi cyawe, kandi ibyangombwa byose birahari. Uragura uhita ukorerwa mitasiyo. Rubavu Buy and Sell Limited tubigufashamo byose kugera birangiye. Watubona kuri iyo nimero ubona kuri ekra yawe, cyangwa se waduhamagara ukatwandikira. Munsi iyi video haragena umwanya wa comments, wahatwandikira. Wadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose urahatubona. Ndetse ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka Etage kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, uhagera ibyapa birahari uhita ubona office yacu. Rubavu Buy and Sell Limited ni kampani ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwiza, bwizewe kandi bwihuse. Ifasha abaguzi n'abagurisha guhura mu buryo bwiza kandi bworoheye buri wese. Ibafasha kubona amapartement yo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire. N'abandi mwese mukeneye services zose za real estate, mugane Rubavu Buy and Sell Limited tubafasha. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, who always here for you.